12 zihinga z'ubwatsi kugira gute iki ni ikimenyetso muduhaye kubera ko imashini hari imashini dufite nayo ifite 240 ariko yo urabizi neza inka twaradaheraga uko twagiye tubiganira hariya dufite yakunyu kandi uko twadaheraga kumwe yabaga ari mu kibumbiro ari hejuru yacyo agira ngo rero twibukirane hasi n'umusenyi nta n'icyo ubuze ndagira ngo rero n'ikibumbiro ntibashyikirize kino kibumbiro inka ziwanyu ziranywa nabizi yuko ngo nawe ungiriye ubuntu urashaka kujya muramutse nashaka kuramutsa Claire aramutsa Claire Parisete wowe ntabwo uramutse se ndamuramutsa kuko icara naho wasangiye abakobwa biwacu ni beza cyane ntibagira uburyamu. umunsi mukuru twateye mu muryango wa Robert Celestine Ntamigo ari iwanyu uzi ko icyumweru cya kabiri cy'ukwezi buri gihe tuteranira mu rugo umuvandimwe umwe cyane ko ukwezi kw'amatorero y'ibanze yacu agenda ahura twabera dutangiye gusenga ndetse dutangiye gushyiraho na korali turi bari kwicara n'abamaze ngahari babonye aba bose bicara hano ku rode nabo basenga birikirije atubwira ko atari wisabira ahubwo asabira umusore witwa Ivanjiti Nizeyimana umusore uramuzi none se uramukunda cyane rwose ukaba ari umuryango mwiza ugira umugenge Mariko kugira ngo utere intambwe uze hano rwose gusenga cyo kintu cya mbere akora icya kabiri akunda umuryango rero umenyeshe yuko rwose ni ibintu bye mbere na mbere icyo aza gukunda akunda umuryango kugira ngo amurekure hanyuma namara kumurekura uramuramutsa unamushyikirize umusore waje umusabira murakoze cyane ndagira ngo bose bafashe bagushime abantu bari aha bose bafashe shime kugira ngo ibyishimo bye bigaragaza nyegera kuko ndagira ngo rero rwose wumvise
iyo byerabuze avuze ati buriya kugira ngo muramutse hari icyo ugomba gukora dore mushimire rwose mwaka umutobe twenze ino umutobe ndagushimiye rero nagira ngo unyenderere maze bose bariho barubite umusaza wacu kugira ngo rero atinda kuva mu nda guhobere ushaka umuramutse imisambi higari imbere y'imiryango yombi uhana imisaya ariko nimuha amashyi abagenzi bose umuco mwiza babafashe ati nigere y'imiryango ariko reka basaba abagenzi muhinduke nubwo uyu mushinga wacu waratangiye kandi uracyakomeza abandi basigaye kiyantaye mata ntazatuma atondwa n'isazi mu mvura sinzatuma unyagirwa nta kirori cyawe nzibagirwa nge nawe tubaye umwe kuva today no mu nzu y'Imana babivuze inshuti n'imiryango byakoranye mu isezerano ryacu barihamye nge nawe ni milele na milele karibu murwa we witetere ntuzongera kwisegura umusego kuguhakeya niyo ntego igituza kiri mu mutima uri mu rukundo rutazima ngwino ukiryamemo wumva ubushyuhe bwakuzuye umutima w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha data mwiza wo mu ijuru nk'uko kera washyingiye Adamu na Eva ngwino uyobora ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe urukundo mufitanye rukomeze gukura amanywa nijoro niyo mpano tubasabiye mufatanye byose musangire byose murajye musenga natwe tuzabazirikana umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe
gusa ntimuzabibagirwe. Uwiteka barinde mu migambi yanyu, mu kubaho kwanyu ababera umujyanama. Umugisha aba bombi n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe. Umugisha aba bombi n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe, n'umwuka wawe, n'umwuka wawe, n'umwuka wawe. Nishema ryinshi tugaragiye aba bombi, bemeye guhuza imiryango ibiri kabombe, bahuje byose rwose kandi banavanze byose. Mbega byiza we mana, umugisha aba bombi biyemeje kububweye. Mana ngwino utahe ibi birori nk'uko watashe itekana. Mana uzabaye kurambana, ubaho urukurutirwa, uzaba urutaro urukundo, maze ubarinde ubukene, batuze mu ijuru rito, mu ijuru rito, batuze mu ijuru rito, mu ijuru rito, batuze mu ijuru rito. Amatatu mwita n'ingorane kuditserana kw'abashakanye, ubibarite mahana, ubibarite mahana. Akanyamuneza from Monday to Sunday, kandi ubarinda amage everyday. Mana baha urukundo rw'intangarugero, mana umugisha aba bombi biyemeje kububweye. Mana ngwino utahe ibi birori nk'uko watashe itekana. Mana uzabaye kurambana, ubaho urukurutirwa, uzaba urutaro urukundo, maze ubarinde ubukene, batuze mu ijuru rito, mu ijuru rito, batuze mu ijuru rito, mu ijuru rito, batuze mu ijuru rito. Bobo from the beat. Free urabizi n'imfura no mu maso urabibona, iyo avuga urabyumva, ntabwo ajya agira aho guhisha. Si ibanga aragukunda, nimuta nabizi bimenye, ntuzigera umubabaza, kuko ni wowe wenyine yizeye. Bisubiyemo nkomeje, uramenye ntuzigera umubabaza, ufite umutima umwe, kuko ubitse amabanga ye. Ni wowe rukundo afite, ntuzigera umubabaza.
by'ababana gahunda rugutana ngo byabaye ibigezweho uramenye iwacu ibyo ntibihaba ndabizi ni wowe nshuti yizera umurijije sinzi uwamuhoza bisubiyemo nkomeje uramenye ntuzigera umubabaza ufite umutima umwe kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza ufite umutima umwe kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza kugukunda we sinshidikanya bijya binsetse iyo yirirwa kuvuga wa musore ubanza uri umunyabigwi ukuntu watwaye umutima we wose ufite umutima umwe kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza ufite umutima umwe kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza ufite umutima umwe kuko ubitse amabanga ye ni wowe rukundo afite ntuzigera umubabaza zivanze imbaraga zo kubinyamibwa zikabikuzera mu bantu ndavuga imana yaremye munsi z'imanza zibwira ko umubiri kuva mu zogeye zimutaka izo ngabo zayiremye mu muhetsi tugira na ndebonye bwa rwanda bw'ikangaza mu kigo atazanye cyukije amashinga ngo katara urabizi ko iwacu nta candi uretse cyo gukoresha kandi bagira ngo zititwa zitanyanye nta bazareganisha nyakubahwa mariko ijambo ryiza rigejejeho atubwire yuko ari ugushimira babakiriye ariko arangije arongera aravuga ati ndifuza yuko mwazandekera umugeni wasabye kwezi kwa karindwi bishyushye urumva zanashaka kugira ngo tuzo kwikosa utaza kuza gupfumura buriya buki ukamupfumura kubera inyota urabugize ibi byose ni ibyawe bariya bagabo banze n'ibibirenge ahangaha ni kubaho hari n'ikamba nyinshi iyo bakagenda bakaza n'iyamugabo kandi dukurikije uko amategeko ya repubulika
y'u Rwanda biteganya. kugeza kwiherezo ry'ubuzima uzahora uri uwa mbere nawe uzakuza imbere ibibazo byose bizaza ingorane tuzanyuramo byose tuzabisangira kuko ubu tubaye umwe nabyemeye tuzasangira ibyishimo ndetse n'agahinda inshuti dusangire abandi nawe uza kwanga nkansige mu gihe ngihumeka umutima ugitera ntuzumva uri wenyine imbere y'Imana imbere y'abantu iri ni isezerano ritabaho ndagereye kugeza ku iherezo ry'ubuzima uzahora uri uwa mbere nawe uzakuza imbere ibibazo byose bizaza ingorane tuzanyuramo byose tuzabisangira kuko ubu tubaye umwe nabyemeye mumamagara nzitaba mutiranza kwitiriza no mu mwijima nuhabaka usanyumva mu gihe ngihumeka umutima ugitera ntuzigera wikiza umwanya wawe w'amayeye imbere y'Imana imbere y'abantu iri ni isezerano ritabaho kugeza ku iherezo ry'ubuzima uzahora uri uwa mbere nawe uruhande rwa benshi ishingiye kandi ku bubasha bw'amagana n'amategeko bemeje ko umuntu bashyingira nk'uko amategeko ateganya. amarira nashoka nzaba uwa mbere kuguhoza nibiba ngombwa turirane kuko turumwe kuva ubu kugeza ku iherezo ry'ubuzima uzahora uri uwa mbere nawe uzakuza imbere ibibazo byose bizaza tuzanyuramo byose tuzabisa inenge nabyemeza ntayugira ibizinge wahiriwe no kukugira kuba mu gituza cyawe bizamura ibineza neza muri nge bityo umubiri wawe si mwiza gusura naduhuza akandi karusho inyuma uri mwiza imbere ukaba imfura iyo uri mwiza usa n'umucyo
usa n'umucyo uri mwiza kukureba byonyine biyungurura ibyiyumviro byanjye wanshoboza gutegeka inzozi nkajya nkurota buri munsi ababyeyi bawe nzabashima bitinde kuko uburere ufite ndabizi uzabuhana abana bacu akandi karusho inyuma uri mwiza imbere ukaba imfura iyo uri mwiza usa n'umucyo iyo nibutse kuri wanjye ndamwenyura uri mwiza usa n'umucyo iyo nibutse umugore mwiza ninde wamubona umugore w'umutima ninde wamubona umugore mwiza ndikamba ry'umugabo we umugore w'ubwenge yubaka urugo akarukomeza umugore mwiza ndikamba ry'umugabo we umugore w'ubwenge yubaka urugo akarukomeza ariko umupfapfa akarusenyesha amaboko ye ariko umupfapfa akarusenyesha amaboko ye umugore mwiza ukomoka uwiteka rurema umugabo mwiza uboneka umwami wacu yesu umugore mwiza ukomoka uwiteka rurema umugabo mwiza uboneka umwami wacu yesu isezerano ry'abakundanye bitayobowe n'Imana igihe gito rigatera guhemukirana isezerano ry'abakundanye ritayobowe n'Imana batereka ababyeyi inshuti abavandimwe ndetse n'itorero amen ni umunezero wo kuba turi kumwe twaturutse impande enye z'iki gihugu twaturutse mu matorero atandukanye tugahurira muri paruwase ya Kacyiru mu itorero Anglikani mu Rwanda z'umutima dushima Imana kandi tuyerekeye gahunda tugihagaze kuko turakomeza twihimbaza n'ubundi tunejejwe cyane n'uburinzi bwawe bwagaragaye kuri buri wese muri twe tunejejwe cyane data no kutwitaho umunsi ku munsi data ko waturinze kuva mu gitondo kugeza muri aka kanya twabayemo ndetse n'ubu ukomeje kuturindira ahantu tukaretse iyi gahunda tugezemo data yo gusengera abana bawe yo kongera guhugurana ndetse no tangirana natwe kandi ukomezanye natwe abakiri mu nzira bazi barindira intambwe z'ibirenge nibashyika amahoro dushima izina ryawe kandi tata gahunda zose Yawe
tumaze kwakirana basabe guca akabogi hanyuma dukomeze bari imbere yanyu. Ubwo rero hari imiryango yaturutse impande zitandukanye, hari abari ku ruhande rwa Nizeyimana Evariste, hari n'abari ku ruhande rwa Ingabire Claire, ariko mu minota itari myinshi ntabwo tukivuga imiryango